Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu. Ni urubuga rwitwa Burundi yacu updates. Ni amakuru rero avugwa cyane mu Burundi, avugwa cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Garuka ku makuru arimo kuvugwa mu Rwanda, amakuru arimo kuvugwa muri Uganda, ariko cyane cyane twibanda ku mapolitike. Rero uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa cyane cyane turi bwibande ku murongo w'urugamba, ku birimo biraba mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero hari ibihugu birimo biragiramo uruhare mu buryo bugaragara, tugendeye ku makuru yatangajwe n'ibinyamakuru byandikira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero nanone twifashishije urubuga cyangwa se social medias nka Twitter. Hari ibinyamakuru byinshi byanditse bivuga ku mirwano yaramukiye ku muryango w'ingo cyangwa se w'imiryango iri mu burasirazuba bwa Kongo. Rero turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu, tubabwire byinshi birimo biragenda bitangazwa muri iki gicamunsi, tubabwire intambara aho kuri ubu ngubu yaramukiye, tubabwire ese bimeze gute, ese abantu koko barimo baricwa, ese umugambi wa leta y'u Burundi, abasirikare b'u Burundi, bwo kuba bakwica bakica urubozo abaturage abanyamurenge, ibintu byakomeje gufata indi ntera, kubera yuko murabizi ko haba South Africa, yaba muri ni Colombia, ndaza kureba neza abasirikare b'abacanshuro boherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko South Africa yatanze intwaro zo gutoza abasirikare b'u Burundi benshi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo mu minsi 2 ishize. Rero ibyo byose turifuza kubikugezaho. Tukubwira none hari story numvise bituma ntekereza, ni ukubera iki ntakora story cyangwa ntakora inkuru ngaragara. Ibyo ndimo ndabitekerezaho, ndashaka gukora noneho tugakora tugaragara, tugahana ibitekerezo mu buryo bugaragara, kubera yuko nasanze bikenewe cyane. Hari impamvu nayo nzabibasobanurira. Ni inkuru y'umugabo witwa General Gakufi. Uwo mugabo hari byinshi yavuze, aho rero yamaze gutanga umucyo ku kibazo cy'abantu bibazaga ngo ese ni ukubera iki M23 itari yafata Bukavu. Yahise uyu mugabo njyewe namuteze amatwi hafi minota 30, numvise ni umugabo w'umuhanga rwose. Gusa we yahise avuga ati ngiye muramutse mumbwiye ngo ejo saa 12 uzaba ugeze Bukavu, niba koko hari abasirikare b'u Burundi barinze ngo bashyizeho urukuta kugira ngo hatagira uzinjira muri Bukavu. Aravuga ati jyewe mumpaye ku ejo saa 12 naba mpageze, naguhamagara nkubwira ko nageze Bukavu. Bivuze ngo nta bwoba mfite na buke bwaba ari abarundi, kuko ari abarundi ni abantu twabaye, ni abantu tuziranye, ku buryo tuzi intege zabo nkeya, ntago badushobora. Aravuga ati ariko se ni gute ushobora gutera intare ubwoba, intare mu ishyamba ryayo? Ni ururimi yakoresheje arimo kugaragaza ko impamvu bananiwe cyangwa se badashaka gufata Bukavu nonaha, bagendeye ntabwo ari discipline yindi cyangwa se ngo bakoze ikosa ry'uko batayifashe, ahubwo baracyategereje cyangwa se barimo barashyigikira ibirimo kuvugwa n'isi. Muri kano kanya hari amasezerano leta ya Kongo na M23 basinyanye y'imbanziriza mushinga, reka ariko tubyita, ku buryo baramutse bafashe Bukavu baba bayishe. Bo barifuza ko nibura bakora ibintu bivuye mu mucyo, bakora ibintu babitekerejeho, atari uvanga isi noneho itangire babwire ngo ese ko mwasinye amasezerano mukayasinyira Doha bimeze gute ko mutayubahirije. Ibi rero nibyo yagarutseho. Ariko nanone muri iki gitondo
Reka wenda iyo nkuru tube tuyishyize ku ruhande gatoya, turagira ngo tuze kugenda ducamo muri make aho amakuru arimo kugenda avugwa cyane nko muri iki gitondo mu masaha ya saa saba za mu gitondo kuri uyu munsi. Urumva uyu munsi tariki 26 mu gitondo, nko mu masaha ya saa saba za mu gitondo kugeza saa 12 za mu gitondo, M23 yakoze ibintu bimeze nk'agashya muri Masisi, kubera yuko yafashe umwanzuro wo gutera mu uduce cyangwa se kujya kwinjira ahantu hari hafitwe na Wazalendo kugira ngo muri icyo gicuku nibura ihigarurire. Ni ibintu rero byatumye abantu benshi bavuga bati, abasesenguzi cyane cyane bavuga bati ariko se niba barasinye amasezerano ni gute bakirwana? Ni gute niba baravuze ngo ntabwo bashobora kurekura uduce barimo kubera yuko bari iwabo, kuki barimo gushaka gufata utundi duce twafashwe na M23 nako dufitwe na FARDC? Mutubarire, ni FARDC ariko n'ubundi dufitwe na Wazalendo. Ibyo ngibyo bakabihuza n'intambara yabaye ejo. Ni intambara yabaye hafi, reka turebe neza, ni ku muhanda, ubwo ni ku muhanda wegeranye n'ahantu hitwa Birambo. Noneho hakaba n'undi muhanda uri hafi ya ku ndondo ya Bijombo. Aho ngaho abantu benshi barahazi, bakurikira amakuru n'ubundi y'imirwano, cyangwa se baba muri ziriya nce, cyangwa se bahatuye, cyangwa se bafite inshuti aho barahazi. Rero hakabaza nanone akandi gace kitwa Kaziba, ni agace kitwa Kaziba. Utwo duce twose M23 isa nkaho iturimo. Hanyuma ni naho barimo bararasanira n'abarundi muri kano kanya tuvugana, nyuma yo gukora ikiganiro, niho M23 n'abarundi barimo bararwanira, barimo bararasanira. Ariko ntabwo biravugwa ko barimo gukoresha imbunda ntoya, n'ubundi ntabwo ibifaru n'ibiki byose ntabwo bihari. Ariko impamvu nayo turaje tubabwire. Iyi mihanda tubabwiye haruguru kuri ubu ngubu yamaze gufungwa. Yafunzwe nande rero? Yafunzwe kubera iki? Kuni ibintu bimeze, hari strategy M23 ikunda gukoresha. Icya mbere, yo igerageza buryo ki iri bufunga umuhanda, hanyuma uwo muhanda yafunze, tuvuge n'urugero, niba ariho abarundi bashobora guca baje kugaburira bene wabo, cyangwa se niba FARDC ari buce kugira ngo ishyire ibyo kurya bagenzi babo bari ku rugamba. Urumva M23 kuba yahafunga birayorohera ku buryo irwana n'aba bantu bashonje bitabagoye. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu iyi mihanda mvuze haruguru ntabwo irimo kwemerera umusirikare n'umwe wa FARDC cyangwa se wa FDNB ko bacamo bashyira ibyo kurya bagenzi babo. Ni ukuvuga ngo bariya bo hagati kuri ubu ngubu bagomba gufatwa miri, bagomba kwicwa, bagomba kwirukanwa mu duce barimo, kubera yuko nta bushobozi bafite, nta byo kurya bafite, bishwe n'inzara. Kandi ntabwo wakwirukana iriya mbunda washonje, nta kintu na kimwe ushobora gukora mu by'ukuri, inzara yakwishe. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya birimo birapfira mu nzira, byabuze uko bigera kuba bikeneye abasirikare bari ku rugamba. Ibi byose rero byatewe n'iki? Murabizi neza ko abasirikare b'u Burundi barimo baritoreza mu kibira. Murabizi neza ko intwaro bakoresha bitoza, abasirikare batoza bose bazanwe bimwe byavuye muri South Africa, ibindi biva muri Colombia. Ni abasirikare bakodeshejwe na Kisekedi, baje kugira ngo batoze abasirikare b'u Burundi. Ariko ntabwo twabita ko ari abasirikare, kuko baragiye bafata intera hamwe zo mu Burundi, nuko twabyitara, sinzi ukuntu numvise babyita imbonerakure. Bazizanye muri Congo, ariko noneho zitangira gutorezwa mu ishyamba ry'ikibira kugira ngo babashe noneho kuba distributinga mu duce bagomba kujya guhanganamo na M23. Ndetse iyo myitozo irimo gufatwa ngo ni ukugira ngo babone uko bica abanyamurenge. Nubwo wa mugabo twavuze haruguru twatangiriyeho, ku bantu twatangiranye cyangwa se ku bantu tukiri kumwe, uriya mugabo yavuze ko barinze uko byagenda kose nta munyamurenge ushobora kongera kwicwa
bazakoresha uko bashoboye. Kandi nanone turiya duce twa Minembwe n'ahandi hose hari abanyamurenge, murabizi neza ko M23 naho yamaze kuhinjira. Kuri ubu ngubu biragoye ko babona uko bicwa mu buryo bworoshye, dore ko noneho n'abasirikare nubwo barimo gutozwa, urumva kuzana umuntu ufite ingengabitekerezo mu mutwe we n'urwanira ubuzima bwe, nta hantu baba bahuriye. Niyo mpamvu n'ubundi byagenda kose ntago nta kintu bishobora gufata. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Rero nyuma y'uko bigenze bityo, abasirikare b'u Burundi barimo barasa nk'abihorera. Ni ukuvuga ngo bimeze gute rero? Muri uko kubicisha inzara batangiye gushimuta abasirikare b'u Burundi, barabatwara ahantu hatazwi, ariko biravugwa ko ari abasirikare bari bayoboye aya mabatayo yari arimo guhangana na M23. Rero kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi barimo barasa nkaho barwana, basa nkaho biyahura, kubera yuko ntabwo bazi ahantu abayobozi babo babashyize. Nicyo kintu gisa nkaho kirimo kirabitera, ntabwo bazi ahantu babashyize, barimo barapfa kurwana nk'uko byagiye bitangazwa n'abandi bayobozi cyangwa se n'abandi barimo bakurikiranira hafi imirwano irimo kugenda ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ukuntu birimo biragenda biravugwa ko aba basirikare n'ubundi nyuma y'uko bashimuse cyangwa se M23 ishimuse abayobozi ba bano basirikare ba FDNB, byabaye ngombwa ko barimo kurwana kugira ngo nibura bamenye aho babashimutiye. Urumva ko ari igitutu nabo bariho. Rero kuri uyu wa gatanu nk'uko twabivuze, guhera saa 7 za nijoro mu gitondo kugeza saa 12 za mu gitondo, nanone abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero ku myanya yari iri mu maboko ya Wazalendo, cyangwa se uduce twari turi mu maboko ya Wazalendo. Bakaba bararenze ku masezerano y'ishingiro yibanze yashyizweho umukono, byakorewe i Doha, birumvikana, byari tariki 19 Nyakanga. Bivuze ngo kuba M23 yashoye imirwano cyangwa se yatangije imirwano ku duce twari dufitwe na Wazalendo, no kuvuga ngo yamaze kwica amasezerano yibanze. Abarwanyi ba M23 bongeye kwigarurira uduce nka Ruke, Katobotobo, mutubabarire nshaka kuba nsomye iri jambo nabi, ni Katobotobo, ntago ari nabi niryo, ndetse begereza bajya hafi, ni ukuvuga ngo bafata ibirindiro byabo bishyira hafi y'umudugudu witwa Ngururu, wari usanzwe n'ubundi urimo abaturage, aho bahungaga bava mu tundi duce kubera imirwano, bakaza bakajya muri uyu mudugudu. Rero biravugwa ko abantu bose nabo bahise bavamo bakerekeza nitwa Humura. Rero haravugwa kandi abantu b'abasivile bahitanywe n'iyi mirwano benshi cyane muri uku guhunga. Ikindi kandi ku wa gatanu hose habaye imirwano ni mu gace kitwa Nyamaboko ya mbere, aho rero abarwanyi ba FCM 23 bakomeje kugenzura imidugudu ya Murema ndetse na Katahandwa. Ni ahazwi nka Bwato ndetse na Showa, ni mu murwi n'ubundi, cyangwa se ahazwi nko kuba Nyungu. Ibyo byose rero twari twagerageje kubyegeranya kugira ngo nibura umenye ese ku rugamba ubu ngubu byifashe gute, bimeze gute. Wowe kora subscribe ku rubuga rwacu, n'ejo bundi na mukanya tukugezaho amakuru turi kugenda dutegura umunsi ku wundi.